ubundi inyandiko imujyana yakavuye ahangaha isinyweho n'abaturanyi batanze n'amakuru y'ibyabaye. Mwese kumujyana n'ikibazo cyabereye ku murenge kuko bakagombye kubikura hano. Nanjye nibyo mvuga ko ibyo byakabaye. Yari ije ivuga ngo bajyane moto yo banayijyanye ngo manda y'adarese bamuhaye niyi yo gutwara umuntu. Ahubwo ikibazo gihari gituma badakora raporo y'aho ibintu byabereye. bari kwanga kwisebya abayobozi. Oya nimba icyaha yakiguyemo niyemera kigwemo ariko ntabwo wabindikiranya umuntu kabiri. Barabihanirwa si abantu nk'abandi se. Ibintu bibaracyaba mu kino gihugu. Muvandi hari agasuzuguro k'indengakamere n'ukuntu buriya yakiza kuza bakamwira nimba bakanagana akamubwira ati ndikumva ngushaka tujya no imperekeze twigire no hiye nta n'igihamya uyu mugabo yakubona n'abantu bose barakwita umusazi ariko parike moto ahangaha saa 8 zigere uri w'abandi uri mu rugo rw'undi mugabo kuba atara mu mujajagoye n'umutwe ngewe ndi umugore ariko n'ukuri nanjye uri ndakugira umugabo sinzi ukuntu byari. Umukozi wungirije w'ubutaka mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo mu masaha ya saa 8 z'ijoro yagiye mu rugo rw'umuturage witwa Uwabakurikiza Jean Pierre amusambanyiriza umugore mu cyumba cy'uruganiriro muri salo. Jean Pierre yarasinziriye aza kubyuka asanga uwo mukozi ari gusambana n'umugore we, ariko umugore yaje gufasha umukozi w'umurenge baramukubita. Mu gihe umugore yafashaga umusambanya we gukubita Jean Pierre warubyutse, bamukubise bigezaho bamukomeretsa na moto y'uyu mukozi irangirika bikomeye cyane ndetse n'ibikoresho byo mu nzu byabigendeyemo. Umwe mu baturage bari baje gushungera yagize ati abaturage bose bari bamwishe, wowe se ntureba inama y'abaturage yateraniye hano? Bakomeje bavuga ko uyu mukozi w'umurenge witwa Barahira kandi ko ngo uwo musega Barahira yavuze ko atarazi kuri ya mugore ari uwuriya mugabo. Mu rusaku rwinshi rw'abaturage hari abavugaga ko batemera uburyo yajyanwemo, ahubwo ko ngo inyandiko imujyana yagakwiye guturuka muri uriya mudugudu aho byabereye. Abaturage banenze ubuyobozi kuba bwamutwaye nta raporo yakozwe n'ubuyobozi bw'umudugudu. Bongeraho ko ibi byaba yari agasuzuguro k'indengakamere. Mu baturage bari baraho hari uwavuze ko kuba uyu muyobozi yafashe moto akayiparika hariya saa 8 z'ijoro ari ugutesha agaciro nyir'urugo. Hari n'undi nawe wibajije niba umukozi w'umurenge yabuze 5,000 byo gukodesha lodge ngo abe ariho amujyana aho kugira ngo ajye gusambanira mu rugo rw'undi mugabo. Bakomeje bavuga ko ubundi nyir'urugo yagize amahirwe kuko bamurwanije uwa babiri muri uko kurwanira mu nzu aho ibikoresho byinshi byangiritse. Mu bigaragara iki kibazo cyatumye abaturage birengagiza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ndetse nta n'uwatinya kuvuga ko hari abahavanye ubwandu bitewe n'uko bari begeranye cyane. Wese arakuvuga asubizamo kuvuga ngo bamujyana he? Bamujyana he? Ya moto siri he? Ariko abaturage barashakuza. Ariko bose bari bamwishe. Abaturage barashakuza kuba bakora munanga. Ariko se ubundi haryo umugabo yitwa ni Barahira. Barahira akaba ashinzwe ariko bamushobora ubundi munanga bari babaye nk'abandi. Uwo musega nawe aravuga ngo yarazi ko ntabwo yarazi ko ari umunanga ari we mugore we. Bamubwiye ko telefone nk'abamuzi ntabwo twabyemera bamuguze mwana munanga ba kugura bya muri kino gihugu bayitone ubwo se numva bishoboka.
noneho bahakura aba ariho n'amakuru aturuka. Ubundi inyandiko imujyana yakavuye aha ngaha isinyweho n'abaturanyi batanze n'amakuru y'ibyabaye. mwese kumujyana n'ikibazo cyabereye ku murenge kuko bakagombye kubikura hano. Nanjye nibyo mvuga ko ibyo byakabaye yari ije ivuga ngo bajyane moto yo banayijyanye ngo manda y'adarese bamuhaye niyi yo gutwara umuntu. yakoze ikibazo gihari gituma badakora raporo y'aho ibintu byabereye. bari kwanga kwisebya b'abayobozi. Oya abayobozi oya nimba icyaha yakiguyemo niyemera kigwemo ariko ntabwo wabindikiranya umuntu kabiri. N'abayobozi ko bari bamujyanye barabihanirwa si abantu nk'abandi se. Ese ni ibiki ibintu biracyaba mu kino gihugu. Muvandi haba agasuzuguro k'indengakamere ni ukuri buriya yakiza kuza bakanywa nimba bakanagana akamubwira ati ndi kumva ngo ushaka tugenda imperekeze twigire ino hiye nta n'igihamya uyu mugabo yakubona n'abantu bose barakwita umusazi ariko parike moto ahangaha saa 8 zigere uri w'abandi uri mu rugo rw'undi mugabo kuba ataramumujajaguye n'umutwe ngewe ndi umugore ariko n'ukuri nanjye uriya ikiza kugira umugabo sinzi ukuntu byari kugenda umugabo waza kumusambanira yararyamye nyine ariko nawe yaratuwe abikora se ubundi none se rimwe ni kabiri ni rimwe ni kabiri ariko ikintu kimbabaje n'uyu mugabo basuzuguye bakamutesha agaciro ke k'umugabo iyo niyo mujyana iyo none se ahubwo ubundi hasi ubundi umukozi w'umurenge yari yabuze roja amujyanamo. ndabizi se nyine nuko nyine none se nuko yari amaze ni akamenyero ni ka kamenyero ati umugabo wanjye ntakabuze imbere yawe uyabaza n'icyaha n'uyu mugore wa kwiteri cyo kizamuka yababaye byari gushoboka bari bakujyanye gusa waba ujyaye wari wagiye ryari hariya hara ni Isaac twari kumwe hari kwanjyana wari wagiye hara nawe ari kunjyana se ari kunjyana hari Isaac wari wagiye n'umugabo nturuye uyu ni ukoze umuti gusa ubundi abade wari wagiye bakomeza kuvuga ngo rero ngo tugende ngo uri gushiduka ugeze ukatepfira nari ahubwo banamufunze aho cyangwa se bari kumujyana bakamwumvisha buryo ki nta kintu byoroshye bikarangira ariko baroroshya ibintu kubera iki erega ikibazo ni kinguruka kiraremeye noneho baje bagifata nk'ikibazo cyoroshye umaze kucyoroshya abaturage bari barekarana zibaye kugenda gutya ubu kino kibazo kirenze umudugudu uwo adase ari hagati ikibazo kuza wenyine uwo polisi ari ayisigarana kuko cyari cyasutse n'ubundi cyambuye azamugani iyo nuko isigarana akayisigara kigasohoka saa 8 na 26 umugabo yaje niho bari kumwe ubundi bamushutse bari kumwica bari no kumwica bari kumwica uwa babiri ariko birashekeje ibaze saa 8:26 umukozi w'umurenge mwese yari yabuze 5,000 byo kujya muri roje ni ibintu koko ubu bahise bacika bagiye ari hirya yagize ubwoba ngo baramufunga mvuye yambwiye ngo baramfunga baragufunga bafunga ndetse ari kuvuga ngo iki ngo baramufunga
ariko bakabaye banamufunga baramufunga aya ni amahano uyu mukozi w'umurenge niwe wakagombye kuba nawe wakoze amakosa ni ibintu koko abantu muri hano mutandukane muhana intera mwabyumvishe umuntu wese uri hano natandukanye